Guys, reka nkubwire, iki kibazo ngiye kuvuga nawe kirakureba, ntugende utakirebye. Gishingiye niba uri umurokore, niba uri umudivantiste w'umunsi wa karindwi, nawe kirakureba. Kuko kare naciye ahantu abantu bari kurwana. Aha nibyo nababwiraga. Ugasanga nyine umuntu nasanze umve bari gusurira hafi no kurwana. Noneho ndangije ndababaza ati, nahereye ku mudive. Wowe mudivantiste uvuga ngo kuwa gatandatu ngusenga ku munsi wa karindwi, ngo ni umunsi w'isabato, ngo ni Imana yejeje, ngo yaruhukiye. Ndamubaza ati se muri Bibiri, kandi Bibiliya yanyu ya mwebwe abadive isa n'iy'abarokore, zose zanditse kimwe. Gusoma mu itangiriro, iyo ugiye gusoma mu itangiriro, nta hantu ubona handitsemo ngo ku isabato, ngo ku cyumweru, ngo kuwa gatandatu ngo niwo munsi wa karindwi. Handitsemo ko Imana yaremye iminsi 3, kuwa karindwi ikaruhuka. Handitsemo wa karindwi gusa, ntago handitsemo ngo ku cyumweru cyangwa ku isabato. Ndababaza ati se ngaho wowe mudive mbwira, kuki uri guserera n'umurokore uvuga ngo kuwa gatandatu ngo niho ku cyumweru, ngo ku cyumweru bari kuwa mbere w'isabato. Ugasanga nyine ibintu bapfa ntago babizi, nta nubwo babisobanukiwe, nawe kubwe kubisobanura bikamunanira. Umurokore nawe ndagenda ndamubaza ati, wowe kuri kuvuga ngo wapi ngo basenga ku cyumweru, ngo Imana yaruhutse, yaremye iminsi 3 iruhuka ku cyumweru. Muri Bibiliya handitsemo ko Imana yaremye iminsi 3 ikaruhuka kuwa karindwi, ntago handitsemo ko yaruhutse ku cyumweru. Ariko guys, muze kumbwira namwe, muze kumbwira umuntu ubizi ubisobanukiwe isabato aho yavuye n'icyumweru aho cyavuye. Noneho mumbwire ni ukubera iki abadivantiste umunsi wa gatandatu bavuze ngo niwo wa karindwi? Kandi mwese murabizi, ntaho bihishe. Nawe uzagende muri Bibiliya ubisome mu itangiriro ku murongo wa mbere guhera ku gice cya mbere, ukomeze urebe ukuntu Imana yagiye irema ikurikiranye, iminsi ikurikiranye, urebemo nyine uzabibona. Hanyuma munsobanurire kwanza ababizi aho byavuye aka kanya, muhite munsobanurira mu ncamake nyine. Njye ntabyo nzi, kuko njyewe icyo nzi nizera ni uko Imana yaremye iminsi 3 ikaruhuka kuwa karindwi. Icyumweru njyewe mwana mbona ari utuntu tw'utumanyera abantu bagiye bishyiraho kugira ngo amadini abe afite ikintu atandukaniyeho kigaragara. Naho ubundi abadivantiste n'abarokore Bibiliya zabo ni zimwe, amategeko, ibintu byose nyine ni bimwe gusa. Ariko ikintu usanga batandukaniyeho ni cya kindi cyo kuvuga ngo bamwe basenga ku cyumweru, abandi ngo ku isabato, ngo kuwa gatandatu ngo niwo munsi wa karindwi basengera. Guys, nicyo kibazo nari mfite rero. Abantu bakizi muze mumbwire pe, mumbwire n'ukuri abantu, dore kugira ngo birirwe baserera bari gupfa icyo kintu koko ntago ari ibintu by'abagabo pe. Bundi niba uri umudive, niba uri umurokore, niba uri umuyisilamu, twese menya ko nyiri umuyisilamu nkaba umurokore, ariko nta bintu byo kugenda dusebanya tugira gute. Bibiliya y'abarokore, iy'abahamya ba Yehova, n'iy'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, zose zanditse kimwe. Ariko ugasanga nyine ntago duhuje imyemerere. Ariko nyine baro kugira ngo amadini aba afite ikintu cyumvikana cyangwa se kigaragara atandukaniye. Rero muze kumbwira rwose, munsobanurire ku bantu babizi, njye ntabyo nzi pe. Uko niko mbizi, uko mbivuze nyine.